The Zoom TV 24. Yes, twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba The Zoom TV 24 nkuko bisanzwe dutangira tubifuriza amahoro y'Imana no gukomeza kugubwa neza mu byo murimo aho muherereye mu nguni zose z'isi by'umwihariko abadukurikira bari mu Rwanda ndetse n'inshuti zacu ziba mu gihugu cya Belgique kuko mutajya mudutenguha musiba kutugaragariza ko mudukunda ndetse no kudushyigikira muduha ibitekerezo bikomeza kwagura umurimo wa The Zoom TV. Kuko mubibona tudatinze imbere ya kamera zacu turi kumwe n'umutumirwa no muntu w'Imana no muvuga butumwa ndetse akaba na rwiyemezamirimo ni afatanya imirimo myinshi itandukanye ariko ikiriho nuko ari umuvuga butumwa akaba ari mpamvu tumutumiye muri ka gace kacu kwivuga butumwa kuri The Zoom TV. Reka dutangire tumuha ikaze kuri The Zoom TV ndetse tunamwakira. Aho neza neza mwatangira mutwibwira. Nitwa Kalisa Fred ndi umuvuga butumwa mbarizwa mu itorero rya ADPR nkaba ndi n'umwe mu bajya bategura ibitaramo bya gospel hano mu Rwanda ikindi bifatanya na business mu buzima busanzwe. Yes, Kalisa Fred amakuru y'iminsi turashima Imana. Kalisa Fred kubatamuzi neza ese ni umusore ni umugabo arubatse duhe detail nk'umunota umwe cyangwa mu nteruro ebyiri duhe kuri stati yawe. Kalisa Fred ni umunyarwanda mbere na mbere nkaba naravukiye mu mahanga bijyanye n'amateka y'u Rwanda abanyarwanda tuzi mavukira ariho ababyeyi banjye babaga na mama niho yavukiye papa we yagiye afite imyaka 8 abandi umusore ntabwo ndashaka abandi n'umuvuga butumwa mu itorero rya ADPR nkuko nari maze kubivuga bifatanya no mu gutegura ibitaramo bya gospel bigiye bitandukanye hano mu Rwanda nkabifatanya n'indi mirimo ya business isanzwe ndumva mu ncamake wari ariwe Fred. Yego urakoze. Hanyuma mpisengera amatsiko uko iyo mirimo yose yifatanya uvuga butumwa gutegura ibitaramo ndetse n'ibindi ukora ku ruhande bigutunze umunsi ku munsi ibyo bintu byose bibuza gute ubikora gute bigahuza gute ugashobora kubikora no kubibyaza umusaruro byose nta kimwe bibangamiye? Buri kimwe ngiha umwanya wacyo kugira ngo kitabangamira ikindi cyane ko biba mu bihe bitandukanye ariko buri kimwe ngerageza kugira umwanya wacyo kandi nkagikora mu gihe cyacyo ntikibangamira ikindi ari umurimo w'Imana nkawukora ari ibyo by'ibitaramo nkabikora haba na business nayo nkayikora ariko ku buryo buri kimwe cyose kitabangamira ikindi kandi mbona Imana imfasha bikagenda nk'uko mba nabyifuje. Fred muri iyi minsi hari ikibazo kitari kuvugwaho rumwe cy'abantu bita abahanuzi ariko hari n'abahanuzi nyakuri gusa niyo mpamvu uvuze ngo harabita abahanuzi kuko abantu benshi tugenda tuganira haravuga ko bamburwa n'abita abahanuzi bakabacucura utwabo nk'icyo kintu nk'umuvuga butumwa ubimazemo igihe bavuze ko wabitangiye ukiri muto iyo shusho cyangwa icyo kintu wowe ukivugaho iki niba ukizi cyangwa niba warigeze kucyumva? Icya mbere nabanza kubivugaho ni ikimwaro ku itorero kumva ko hari abantu bitwa ngo n'ab'Imana barangiza bakabeshya abantu ubundi ibyo ntabwo byakabaye byitirirwa umuntu w'Imana. Icyo ni ikimwaro, icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni nk'umujyanama nanone natanga ku bantu bahanurirwa nabo bajye bagerageza bagenzure barebe kuko na Bibiliya ivuga ngo tuzamenyera ku mbuto kuko burya umuntu imbuto yera zigaragaza ubuzima abamo noneho ariko hari naho Bibiliya ivuga ko habaho n'umwuka w'uburondozi ni mu mpano 9 z'umwuka. Rero navuga ko ni ikintu kitari cyiza kibi kandi n'ikindi sosiyete nayo hari ukuntu nayo ikunze ubuhanuzi cyane rimwe na rimwe igashyira abahanuzi mu mutego ukaba watumira umuhanuzi mu rugo iwawe ngo umusenge ukaba uzi ko nagenda ataguhanuriye uri bumve ko Imana itavuze ntacyo yakuvugishije noneho bigadoka akumva ko nava adahanuye bari umufate noneho ko Imana itakimuvugisha bikamushyira mu mutego wo kuba yabeshyira Imana ko yavuze itavuze. Ikindi cya kabiri ni uburyo babahamo amafaranga umuhanuzi akaguhanurira warangiza kumuha amafaranga
urumva rero nimba waraje kumpanurira nkaguha amafaranga utampanuriye bisobanuye ko ntayo naguha. Rero numva nzihingamo ubuhanuzi kugira ngo ya mafaranga uzongere nyabone. Rero icyo nacyo ni ukukirebaho ku bantu bahanurirwa ntibamenyereza abahanuza amafaranga cyane, sivuze ngo babaha amafaranga ariko bayabahe mu buryo ariko butajyanye n'ubuhanuzi kuko yaguhanuriye ufite icyo umuha. Hanyuma kuri wowe nk'umuvugabutumwa kandi bimaze n'igihe nubwo ukiri muto, hari ikintu kimaze iminsi kivuga cyangwa inyigisho navuga ko zigezweho ngo ubu ziri gukurura abantu cyane cyane urubyiruko nk'uko bigenda bivugwa hirya no hino, icyo bitanga inyigisho z'ubuntu. Inyigisho z'ubuntu kuri wowe nk'umuntu w'umuvugabutumwa uzumva ute cyangwa se n'icyo wazivugaho? Ubuntu twese twakijijwe kubw'ubuntu, nta kiguzi twatanze kuko Yesu apfa ku musaraba i Golgotha, nta muntu ugize utanga ikiguzi kugira ngo Yesu aze. Ko Bibiliya tugaragaza ko Imana yamutanze kugira ngo acungure abari mu isi bose, nta kiguzi twatanze. Ariko ubuntu uburyo busobanurwa mu buryo butajyanye n'ijambo ry'Imana, kuko biravuga ngo ubwo buntu butwigisha kureka kutumvira Imana. Rero abantu bagenda bigisha inyigisho z'uko ubuntu ngo ushobora kuba mu byaha ariko kuba warakira ubuntu bisobanuye ko ufite ubugingo buhoraho. Ntekereza ko ibyo ngibyo ni ubuyobe, kuko Bibiliya iravuga ngo nyina Yesu wabivuze avuga ngo nimugende mwera imbuto zikwiriye abihannye, abazababona bose bazamenye ko muri abigishwa banjye. Rero ntabwo waba witwa ngo uwa Yesu ukera imbuto za kamere. Bibiliya iravuga ngo hari imbuto z'umwuka hakaba n'imbuto za kamere. Iza kamere zirahari, ubusambanyi, kugumanwa, gusinda n'ibindi. Iz'umwuka nazo zikagaragaza kugira neza, urukundo, amahoro. Urumva rero ntabwo wakwitwa ngo wakiriye ubuntu ukaba ukora iby'ubuntu butakwigisha, kuko ubuntu bukwigisha kureka kutumvira Imana. Rero nibaza ko ni inyigisho ziri kuza yego kandi zifite abaterankunga bari kuzisunika kugira ngo zibashe kugera kure, kandi numva ku rubyiruko nabyita ko ari inkuru nziza ku bantu bumva bashaka kujya mu bintu bibanezeza ariko ntaho bihuriye n'ijambo ry'Imana. Ese kuri wowe ubona ziri kuyobya abantu cyangwa nuko abantu babivuga gutyo gusa? Oya, zirabayobya cyane, ahubwo rwose zirabayobya, kuko ntabwo ubuntu bw'Imana butwigisha kujya mu byaha. Biravuga ngo ukora icyaha wese ni uwa Satani, niko Bibiliya ivuga. Rero ntabwo wakwitwa ngo uri uw'Imana ugakora ibya Satani. Ni ukuvuga ngo imbuto wera zigaragaza uwo wamenye, uwo wakiriye. Hanyuma Fred, nk'umuntu umaze iminsi mu ivugabutumwa by'umwihariko mu itorero rya ADEPR, ni itorero rimaze iminsi riri kuvugwaho ibintu bitari byiza cyangwa se ririmo imvururu nimba ariko nabyita, aho abakristo bamwe bari gushaka kuryiyomoraho kandi ari abakristo nabo bafite amazina akomeye mu itorero, basaba ubuyobozi bwaryo kwegura. Ese nk'icyo kintu nk'umuntu w'umuvugabutumwa cyangwa se nk'umuntu ufite izina muri ririya torero, kiriya kintu ukibona ute cyangwa se ni iki wakivugaho muri make? Ikintu cya mbere nakivugaho nabyo biragayitse kumva itorero ryigisha ubutumwa bwiza, ryigisha abantu kubaho ubuzima bwubaha Imana, akaba ari ryo rigaragaramo kumva ko hari amaturo bariye, kumva ko hari abashumba bashwanye, kumva ari ikintu kitari cyiza. None ikindi nabivugaho, ibibazo ni ahantu bitaba, ni ahantu hataba ibibazo, ariko ntabwo uburyo bwo gukemura ibibazo. Nibaza ko itangazamakuru ndaryubaha, ariko ntabwo ibibazo byose bikemurwa n'itangazamakuru. Hari inzego mu itorero zakabaye ibibazo byabereye mu itorero bigomba kurangirira mu itorero, ku buryo niyo binaniranye habaho ingamba z'uburyo ibibazo byakemuka. ADEPR nuko ari gukunda kugaruka mu itangazamakuru cyane, ariko nibaza ko ibibazo mu matorero biri henshi. Nakwibaza ko habaho n'ingamba y'uburyo habaho inzego zikurikirana ibikorwa, ku buryo bifasha itorero naryo kugira ngo ritazajya rikomeza kujya mu bitangazamakuru buri gihe habayemo ibibazo, habeho urwego rubasha gukumira ibyo bintu gukomeza bikajya mu itangazamakuru. Ese kuri wowe ubona utu tubazo cyangwa se ibibazo bimaze iminsi cyangwa bimaze n'igihe biri muri ADEPR bitazagira ingaruka byo gutakaza abakristo? Ntabwo byabura, kuko urumva ari nk'abantu baba bagikizwa bumva ko baje mu muryango wa gikristo, bumva ko baje ahantu
hatandukanye n'aho bavuye of course, ariko bagatumurwa no kubona ibyajyaga bibera hanze biri kubera mu itorero. Bene abo rero navuga ko hari ababa bafite umutima utabasha kwakira ibyo ngibyo, bo bahitamo kuba bajya ahandi, ariko gusa ntaho bajya hatari ibibazo, ahubwo nibaza ko uburyo bwiza ari ukuhaguma kugira ngo ubashe kurwanya icyo kibi, ariko nabwo utakirwanyiriza ku itangazamakuru. Nubwo nubaha itangazamakuru bakunda kuvuga ngo ni ubutegetsi bwa kane, ariko ntabwo ibibazo byose twabirangiriza ku itangazamakuru. Hanyuma wakomoje ku tukiri mu ivugabutumwa ku mirimo ukora ijyanye n'ivugabutumwa yo gutegura ibitaramo, amakonseri. Ndibaza ko ari amakonseri ya gospel, ni ibitaramo bijyanye n'ivugabutumwa. Ese hari ikibazo abantu bakunda kwibaza cyangwa abantu batajya bavugaho rumwe cy'uko bijujutira ngo bishyuza amafaranga mu kwinjira mu bitaramo? Bamwe bakavuga bati ntabwo bikwiye, abandi bati nibyo koko no gushyigikira umurimo kuko ababitegura bavunitse. Icyo kintu nk'umuntu utegura, niba ucyumva ubona gihagaze gute? Ubona kidasubiza inyuma umurimo w'ivugabutumwa kwishyuza ari amafaranga? Wowe turaduha uruhande rwawe kuri icyo kintu. Kwishyuza nibaza ko nta kibazo kirimo, ni imyumvire, ni urugendo rw'imyumvire, kandi burya abantu bagira ukuntu bumva mu buryo butandukanye. Ni nk'uko Bibiliya nayo barayigura. Nta muntu Bibiliya bayihera ubuntu, kereka ari umuntu guhaye iyo mpano, ariko Bibiliya nayo iragurwa. Kuko ntawe ndumva uri kubaza ati kuki Bibiliya bazitwishyuza. Rero no kwishyura uza mu gitaramo, ntekereza ko ntabwo aba ari ikiguzi, ahubwo ni uburyo bwo gushyigikira uwateguye icyo gitaramo cya gospel, yaba korali, yaba minisiteri, baba abahanzi, mu buryo bwo kugira ngo barusheho gukomeza bakora ibyo bitaramo. Kumva ibyo bitaramo ko bibaye, abantu barahembuka, abantu bakihana. Rero ibyo bitaramo biba byatwaye imbaraga nyinshi, aho byabereye, abacuranzi, transport, ibintu byinshi bitandukanye, kubyamamaza mu bitangazamakuru. Ibyo ni ibintu bigenda bitwara amafaranga. So urumva rero umuntu kuza akaza muri icyo kintu nta ruhare bigizemo, sinigeze ko ari ikintu cyiza, ahubwo byakabaye umuco wo twese twumva ko tugomba gusapotinga abahanzi bacu bakazamuka, ndetse bakazamura n'umurimo bakora w'ivugabutumwa bijyanye no mu kuririmba. Ubutumwa bwiza. Uratangira ikintu cya mbere nk'uko warutangiye ikintu cya mbere nababwira. Ingendanije kukubaza none. Ikintu cya mbere nababwira ni uko nta kugurisha ubutumwa kurimo nk'uko wenda bamwe babitekereza, cyane ko ni ugusapotinga umurimo abantu baba bakoze. Kandi nibaza ko umuntu wabona ibitaramo bigenda bizamuka, kurabona ibitaramo bimwe bigenda bizamuka, urumva ni uruhare rwa ba bantu bishyura. Ni ukuvuga abantu batishyuye ntabwo ibitaramo bya gospel byazamuka. Rero ubu attendance abantu baraza bakuzura sale ibitaramo bya gospel, urumva ko ari ikintu cyiza, bifasha n'aba muhanzi gukomeza kurushaho gukora. Rero ndabagira inama kugira ngo bakomeze bashyigikire abantu babo. Niba badashyigikira abahanzi, yego bazakora, ariko ntibazakora ku rwego bakabaye bagomba gukora. Urakoze cyane. Dutangira uvuga kuri stati yawe, bavuze ko hari n'ibindi ukora niba atari ibanga uretse ivugabutumwa no gutegura amakonseri. Ni iki kindi ukora mu buzima bwawe bwa buri munsi? Ni urubuga natangije rwitwa iranga.rwa. Ni urubuga natekereje bijyanye n'ubuhamya bwanjye byambayeho, nize kubura indangamuntu, nza guhura n'umuntu arambwira ati indangamuntu yawe nayibonye kuri polisi Nyabugogo. Numva uko ukuntu ampaye amakuru bise bimfasha kuba nabona indangamuntu, mpita ntekereza ko hari abantu benshi bashobora kuba babura ibyangombwa byabo kandi ari ahantu biri ariko ntibamenye aho biri. Ntekereza ko nakora urwo rubuga rwo kuri interineti rwitwa iranga.rwa, rwafasha umuntu wataye icyangombwa runaka n'uwagitoraguye. Noneho uwagitoraguye akandikamo amazina ye, agashyiramo imyirondoro y'icyo atoraguye, agashyiramo n'aho cyaburiye. Noneho na wa muntu agashyiramo amazina ye ku rubuga, noneho akahita abona ibyo yatakaje. Noneho akabasha kubona aho biherereye bijyanye n'urubuga rwa iranga.rwa rumufashije. Hanyuma ni urubuga rwatangiye gukora cyangwa ruzatangira gukora mu minsi iri imbere? Tubwire neza igihe ruzatangira gukora cyangwa niba rwaratangiye gukora kugira abadukurikiye bashobora kubyumva no kugana serivisi mutanga. Urubuga rumwe rurakora, ubu barujyaho barugana bakajya kureba rurakora, waba yagize icyo yabuze, icyangombwa, indangamuntu, permis, passport, icyangombwa cyose
cyabasha kugaragaza imyorondoro yawe wajya ku rubuga ukagishyiramo kugira ngo noneho binorohere wa wundi wagitoraguye nawe kandi ubwo nawe turamusaba kugira ngo ashyiremo ya myirondoro y'ibyo yatoraguye ndetse anashyiramo n'imyirondoro ye araho yuzuza imyirondoro ye kugira ngo bizadufashe wa muntu wagitaye kumumenyesha aho wagitoraguye ari. Yego urakoze cyane. Hanyuma ikibazo ngisengera cy'amatsiko nubwo ikoranabuhanga ryo kugenda ritera imbere by'umwihariko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ariko ntabwo twarenze ngo abantu bari hasi b'abantu bataragera ku rwego rwo gukoresha internet cyane ko ibintu byo gukoresha internet ni ibintu biri mu mujyi wa Kigali cyane ariko hari n'abantu tutakirengagiza bari aho hasi kandi bashaka guhura n'izo mbogamizi cyangwa n'ibyo bibazo byo gutakaza ibyangombwa bakeneye kubibona. Nk'abo bantu bo ni iki mubateganyiriza cyangwa se bo babageraho gute babigenza gute kugira ngo izo serivisi nabo bazigeraho nk'abandi banyarwanda? Icyo nacyo twakizeho turi kugitekerezaho ku bantu batabasha gukoresha uburyo bwa internet ariko turimo turabyigaho ntabwo turabinoza neza ariko tuzabibatangariza ko tuzakorana n'izindi nzego kugira ngo bibashe korohera abo bantu. Ndibaza ko rero nibimara gutungana tuzabitangariza abantu ku buryo bizajya byorohera wa muntu utabasha kugera kuri internet. Hanyuma kuri ubu nk'umuntu wagize ikibazo ni iki mwamufasha? Ese mwamuha contact zanyu akaba yabahamagara akababwira? Murumva nk'ubufasha ku muntu ukeneye icyo kintu ubu ngubu mu gihe mutaranonosora izo gahunda mwamuha ubufasha? Kugeza ubu ndumva twamuha nimero dukoresha mu gihe ategereje ko tubinonosora n'izindi nzego zizadufasha. Ni 0786347342 wenda nazisubiramo 0786347342. Urakoze Fred. Hanyuma wagize igitekerezo cyo kwihangira umurimo ariko nabwo bishibutse ku kibazo wageze birakwinspira bituma utera iyo ntambwe yo kwihangira umurimo. Ibyo ngiye kubihuza nuko muri iki gihe urubyiruko ruracyafite ikibazo gikomeye cy'ubushomeri aho abenshi barangiza amashuri bicara bagategereza ko ngo bazajya gushaka akazi mu ofisi bazahabwa akazi ahantu runaka bo ntibagire inspiration cyangwa igitekerezo cyo kwihangira umurimo. Nk'icyo kintu nk'umuntu w'urubyiruko uteye iyo ntambwe ni iyihe nama wagira urubyiruko rugifite iyo myumvire? Icyambere no kwitinyuka bagakora kandi no kugerageza kugira innovation mu byo bakora noneho no kudacika intege. Kwari ukuntu ukora umushinga wawe ukabona ntugenze nk'uko wabyifuzaga ariko ntibabivuze ko ari ryo herezo ry'ubuzima. Iyo umwe wanze ushaka undi kugeza ubigezeho. Ikindi turi mu isi ya tekinoloji nabyo sinabura kubivugaho. Abantu habeho gushakisha creativity ikintu ubona wakora abandi batarakora gishobora gufasha sosiyete. Urabona urugero nk'umuntu wakoze Facebook yazanye igisubizo ku isi kugira ngo babasha isi igira umudugudu ukaba umudugudu umuntu uri hanze mutari hafi mukabasha kuvugana mu buryo bworoshye. Numva urubyiruko nabusaba kugira creativity, kugira esprit yo guhanga cyane cyane ko bakiri n'abatoya imbaraga zigihari gutekereza kwihuse ku bigishoboka nta mpungenge z'ubuzima. Ariko umuntu agenda akura akagenda agira impungenge z'ubuzima. Rero nabasaba ko icyo kintu habaho ikintu cya creativity hakabaho guhanga nibaza ko byagira umumaro kuri bo ndetse bikagira umumaro no kuri sosiyete baba babarizwamo. Fred urakoze cyane kuri uwo mushinga watekerejeho. Ntashidikanya ko uzagira ingaruka nziza cyangwa uzagirira umumaro ku banyarwanda hirya no hino mu gihugu kandi nka Dezom TV 24 tukwifurije amahirwe no gutera imbere kuri uwo mushinga wawe kandi dusaba dukurikiye kuzitabira izo serivisi zawe cyane ko abenshi bazikeneye. Hanyuma nagusaba kugira akantu kamwe cyangwa kugira ubutumwa uhereza abadukurikiye cyangwa niba hari icyo tutakubajije umva wabwira abadukurikiye mu minota mikeya waba ari umwanya wo gukora ako kantu. Ikintu nababwira nuko serivisi ziranga.rwa
kugeza igihe tuzabibatangariza. Ubu ngubu ziri free ku muntu wabuze ibyangombwa bye, iyo service iri free, kugeza ubu iri free. Ariko uko iminsi izagenda iyindi ni nako tuzabamenyesha wenda ku buryo tuzishyura iyo service, kuko urumva biba bikeneye abakozi, office, ibintu bitandukanye. Ariko ubu mu gutangira twifuje ko iyi service natwe Iranga.rwa yayitanga for free, ikayiha abagenerwabikorwa ku buntu nta kintu batanze. Noneho nyuma y'iminsi ndibaza ko noneho hazabaho kuba nabo bagira ikintu batanga kugira ngo bisapotinge imirimo ikorwa na Iranga.rwa. Yego, urakoze cyane kandi uzahiga nk'uko nabivuze, kandi Imana izakomeze iguteze imbere. Murakoze cyane. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.